Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibamere amahoro itanga. Ngeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushimye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni cyawe. Mwami duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze utuboneze rwose, twejesha amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, turagutumiye muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo utuyobore muri byose, n'aba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibitavuga Imana, mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Mwuka Wera naza aganze ategeke mu ruhande rwacu, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7, umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 23. Reka nsome mu izina rya Yesu. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza nticyabasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi nticyabasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa, kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Muri iyi minsi hariho abahanuzi b'ibinyoma. Hari abantu benshi bamaze kuvangirwa. Bari abahanuzi b'ukuri, ariko nyuma yaho baravangirwa kubera gushaka ubutunzi, kubera gushaka kumenyekana. Ijambo ry'Imana rero riratubwiye ngo twirinde abahanuzi b'ibinyoma. Bigeraho rero abantu bakajya bavuga Imana itavuze. Nuko rero nimubirinde, kandi ubuhanuzi mujye mubugenzuza ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Ngo hari abaza bigira nk'intama, ngo ariko imbere ari amasega aryana. Bakiyoberanya, bakigira abantu beza, bakigira ko ari abakristo, ariko mu by'ukuri badakijijwe, cyangwa bararangije kugwa kera. Imana itubabarire. Abantu muri iyi minsi bari kwiyoberanya, abantu bagashaka kwigaragaza imbere y'abantu neza, bagashaka kwerekana ko bakijijwe, ko ari abakristo, nyamara n'ukuri badakijijwe, bakora iby'Imana yanga. Bagashaka rero ko abantu bababona neza, nyamara ntago bazi yuko Imana ibibareba. Ijisho ry'Imana riba ribariho, kamera y'Imana ibibariho. Imana ibera hose icyarimwe. Imana ireba ibihishwe, ibiri kubareba, kandi ingororano yabo ni ukurimbuka. Imana itubabarire. ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ntago wafata ipera ngo urisorome ku ndimu, ntibishoboka. Igiti nyine cyera imbuto zacyo. Ubwo niba ari indimu bigomba kwera indimu, niba ari ipera riba rigomba kwera ipera. Ntago wagira nyine ngo uvuge ngo urasoroma iki ngiki indimu kunuza ku ipera, ntago bishoboka. Igiti cyera imbuto zacyo.
ngo tuzabamenyera rero ku mbuto bera. Ngo kuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza. Igiti cyiza, umuntu w'Imana, umuntu w'umukristo, umuhanuzi nyakuri yera imbuto nziza, ntago yera imbuto mbi. Kandi ngo n'igiti kibi cyera imbuto mbi. Iyo uri umupagani nyine wera imbuto mbi bikagaragara. Ngo igiti ntikibasha kwera igiti ngo kandi n'igiti kibi nticyabasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Umuntu wese ukora iby'Imana yanga, umuntu wese ukora ibyaha, umuntu wese utera imbuto nziza azajugunywa muri Gehinomu. Niyo ngororano ye. Nushaka wishushanye mu bantu wigaragaze ko uri umuntu mwiza, ariko umuriro uragutegereje. Umuriro utazima uragutegereje. Ni ukuri uragutegereje. Ariko ni ukuri Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Wowe uzi yuko uri kwera imbuto mbi. Wowe uzi yuko uri gukora iby'Imana idashaka. Wowe uzi ko uri kwiyoberanya. Cya bugufi aho uherereye upfuka musaba Imana imbabazi. Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Cya bugufi upfuka musaba Imana imbabazi, kubera ko muri iyi si turi abashyitsi kandi Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Nubwo yatinda, urupfu rwo ntirutinze. Kandi ni ukuri wakihana kugira ngo utazatungurwa. Imana itugirire neza. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data ashaka. Umuntu wese uvuga izina ry'Imana, nushake ubuhanura gute, nushake ubuvuga indimi gute, nushake uzi kubwiriza gute, uzi gutondekanya amagambo, uzi kuvuga amagambo neza, udakora ibyo Data ashaka, ibyo byose ni impfabusa. Kandi ni ukuri uzahezwa hanze hamwe na Satani niba udashaka kwihana. Icyo Imana ishaka ni uko ukora ibyo gukiranuka, ni uko ukora ibyo Imana ishaka, ni uko uva mu bibi ubundi ugakora ibyo Data ashaka. Nibwo uzaragwa ubwami bwo mu ijuru. Ngo benshi bazambaza bati mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Abenshi bazatangira bavuga ati twarahanuraga, ati ngewe nari nzi kubwiriza neza abantu bakumva, ngewe nari nzi guhanura, ngewe nari nzi kuvuga indimi neza, ngewe nari nzi kwirukana abadayimoni. Ngo abandi bavuge ngo buri wese avuga uko yagiye akora, ariko ibyo ngibyo niba ubikora udakora ibyo Data ashaka ni impfabusa, ntacyo bimaze rwose. Ni ukuri uri kuruhira ubusa. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki? Ngo wa munsi utabonye Yesu. Ibaze kuba warataye igihe ubwiriza, ibaze kuba warataye igihe uhanura, ibaze kuba warataye igihe wirukana abadayimoni, ibaze kuba warataye igihe usengera abarwayi, ariko kuri wa munsi ukazahezwa hanze hamwe na Satani. Imana itubabarire. Imana irashaka ko dukizwa rwose. Imana irashaka ko dukora ibyo gukiranuka. Imana irashaka ko tuva mu bibi. Imana irashaka ko twera imbuto nziza. Imana irashaka ko tureka icyaha n'igisa nacyo. Imana ishaka ko tuyikorera dukijijwe rwose. Imana ishaka ko tuyikorera tuboneye rwose nk'uko nayiboneye. Buri muntu wese unkurikiye ndamwinginga kugira ngo niba hari ibyo ari gukora bitari mu murongo w'Imana, niba hari ibyo ari gukora bitari ibyo Imana ishaka, ni ukuri pfukamuce bugufi usaba Imana imbabazi. Uyu munsi ni wawe, ejo ntuhazi. Muri isi turi abashyitsi, iyi si ntabwo tuzayihoramo. Ni ukuri turi mu rugendo. Cya bugufi upfuka musaba Imana imbabazi, ubundi irakubabarira. Ngo nibwo nzaberurira, ngo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe. Imana izakubwira ngo ntabwo negeze nkumenya, kandi koko niba ukora ibibi ntabwo ikuzi mu bana bayo. Izakubwira ngo mve imbere wa nkozi y'ibibi. Imana itugirire neza kandi tubabarire.
Imana izakubwira ngo sinigeze nkumenya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, ngo rwanditseho ijambo riti rivuga ngo Uwiteka azabe. Yesu Imana izabayo. Ubwo rero niba uzi kuri gukora ibyo Imana idashaka, niba uzi kuri guhanura Imana itavuze, ari indamu uri gukorera, niba uzi kuri uri kujya kubwiriza ubundi warangiza ugakora ibyaha, niba uzi kuri gusengera abarwayi warangiza ukarenzaho ibyaha, ni ukuri Imana ntikuzi. Wa munsi izakwihakana ivuge ngo sinigeze nkumenya, ngo mve imbere wankozi y'ibibi we. Imana itubabarire. Imana ishaka rero ko dukiranuka. Imana ishaka ko twezwa rwose. Imana ishaka ko twiboneza, tuve mu bibi, dukorere Imana dukijijwe, dukorere Imana dukiranuka, dukorere Imana koko nyine tubihamye, dukora ibyiza twirinda ibibi. Imana itugirire neza. Ni ukuri ndakwinginga wowe wasubiye inyuma, ndakwinginga wowe uri guhanura ubeshya Imana itavuze, ndakwinginga wowe uri kubwiriza ukabikorera ku byaha, ndakwinginga wowe uri gusengera abarwayi cyangwa ukirukana abadayimoni ukabikorera ku byaha. Ni ukuri uri kuruhira ubusa, urutwa na wa wundi utaregeze amenya Imana. Imana itugirire neza. Pfukamusaba Imana imbabazi. Imana ni nyembabazi, irakubabarira, ubundi utangire urugendo rushya rwo kujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Ni ukuri buri wese niyitekerezeho, kuko ibihe bigiye kuza biragoye. Ibihe bigiye kuza biragoye, bizatambukamo umuntu ukijijwe neza. Imana itugirire neza. Ni ukuri muvandimwe, inshuti unkurikiye, uyu niwe munsi wawe, aka niko kanya kawe, kandi nawe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, igihe ni iki ngo ufate umwanzuro kugira ngo nawe uzatahe iri juru, kugira ngo nawe uzabe mu gitaramo cy'abera, ngo abaho baguwe neza, ngo nta ndwara, nta byago, nta miruho, ngo abaho baguwe neza. Nawe ndakwifuriza kuzaba mu gitaramo cy'abera. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo ryo kuduhwitura. Data mwiza, turagushimye, tugushimiye kubwira ijambo ryawe ritubwiye byinshi. Ryatubwiye ngo bamwe ngo bavuga ngo mwami mwami, ngo ntabwo ariko bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo kuko ngo igihe kizagera ngo ubundi ngo bavuge ngo twahanuraga mu izina ryawe, ngo twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ngo ubundi ngo nawe uzaberurira ngo ubabwire ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe, ngo sinigeze mbamenya. Icyo ushaka ni uko dukora ibyo ushaka. Mwami turakwinginze kugira ngo uduhe gukora ibyo ushaka, kugira ngo natwe iri juru tuzaritahe. Mana igira neza, duhe imbaraga rwose zo kwirinda icyaha n'igisa nacyo, duhe imbaraga zo gukora ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Abankurikiye ndabasengeye, mwami nawe bahe gukora ibyo ushaka. Mana mbasabiye imbaraga, bo ntago bakishoboza, ariko bagufite bafite Imana, bagufite bafite ishobora byose, bagufite bafite umurengezi. Barengera ubagirire neza, kandi ukomeze ubarinde, ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka, kandi ubakoreshe iby'ubutwari. Dusengeye abarwayi bakize, dusengeye abasubiye inyuma baha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mwami dusengeye umurimo wawe kugira ngo ukomeze uwagure rwose, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Abacitse intege bongerera imbaraga, kandi mwami wongere usuke inyota yo usukira abantu inyota yo gukunda ijambo ryawe no gukunda ibyawe. Mana twagure mu buryo bw'umwuka, kandi ukomeze uturindire ubugingo uko aribwo buzakubona. Dusengeye mwami abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, nabo biteho bagirire neza, kandi ubanemere igitangaza. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha, kandi ikomeze ibiteho buri wese uko yifuza Imana yibone. Naho ubutaha. Bye.